amakosa twagize wenda yo kwirengagiza bimwe mu byo twari twasabwe ariko ngaya n'uburyo byakozwe rwose ibyo ngibyo byo ntabwo iyo brutalite ntabwo ari izatuma abaturage bamererwa neza, kuko hari ibintu bimwe rwose nanjye ndemera ko ushobora gufunga insengero, yego nanjye unjyanye hari izo nafunga, kuko ngira ngo kubw'inyungu z'abanyarwanda byaba byiza abantu babikoze iteka ryose bashyizemo tact, ntibashyiremo umugaga, kuko iyo ushyizemo umugaga bituma abantu bavuga ngo ibi bintu byakozwe mu gitugu. Ko ntarabona bafunze utubari ngo nuko bishobora kubura abanyarwanda bagakomeza bakabaho. Ibibuga by'imipira byose ubifunze nta munyarwanda wakwicwa n'inzara, ko ntarabona babifunze. Donc hari ibintu abantu bajyamo kubera ko wenda bafite ijwi riranguruye nk'iryanyu ry'abanyamakuru, waba udakunda ibintu by'Imana utidahere n'ubundi bira ntacyo bimaze, ariko fine ko ntacyo bimaze se babifungiye iki? Babiretse nyine bikagumaho bikazifunga ubwabyo. Umunyamakuru yamubajije niba koko ese hatari impamvu iri politike baba yatumye babikora, yaba yihishe mu madini bakaba babikoze kugira ngo barinde sosiyete, kugira ngo batava wenda bakabishyira muri rusange cyangwa se bakabyerura abantu bakabyumva bikaba byabatera ikibazo. Dore ko yasubije, ibyo ngibyo ubikoze yego n'ubundi byigeze kubaho muri za system communiste, bagafunga insengero bagatoteza abakristo, ariko ndumva mu Rwanda constitution yacu suko ikoze. Yego donc uramutse urimo kwica constitution kubera objectives, wagombye kwanza ukayihindura hanyuma ukabona kubikora. Barabuza church, barabuza makanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ni ukuvuga nk'ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira anyway, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo bakiriziya 200 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite yakora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nawe mubwire ko reka nkubwize ukuri, naha mu Rwanda amasengesho twasengaga muri 94 na 5 na 6 na 7 n'8, dusengera igihugu, dusengera intambara y'abacengezi, dusengera n'abayobozi twarabatumiraga bose bakitabira. Ariko usanga abantu ibyo bintu by'Imana, ibintu by'Imana muvuga turi busy, hari abantu twari yamuje bavuga ngo ariko iyo Mana muvuga ngo yatabaye u Rwanda, ngo na leta nayo ni uri ibirimo kuducira amarenga, bazagera aho ngaho. Cyongondera perezida wacu buri ejo wundi nabyumva, wenda umunsi wo kurahira azavuga ati mwe mudohoreye abanyarwanda basenga Imana. Simbizi ko bizagenda, ariko nzi neza yuko natwe tuvuye mu burangare. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo. Biraza gutuma dushyiraho umusoro. Ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi, kandi mbizi. Ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose
noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana.